one byageze hanze gute ko abo basifuzi aribo bazayisifura yego 2 niba byamenyekanye wabahindura yego 3 niba byamenyekanye no ko batanashakwa yego igomba kwiganwa ubushishozi ubundi ibintu byinshi bikunda kuba kubera ko hari nk'urwego ruba rwararangaye cyangwa ntirubona amakuru y'uko icyo kintu cyaba kiri kuba hari ahantu hamaze igihe kinini hageze naho hashyirwa ku rwego rw'isi mpuzamahanga yego izo nama bakabaye baragiye bazigirwa hakiri kare nibaza ko wenda baba barazigiriwe kare yo mpamvu bashakaga n'iyo sambu y'uriya muturage ariko uno munsi kubera uwo muvundo wabaye ugakomerekeramo abantu mu kwa kane bakavuga bati noneho mwe muhagaritse tujye tuvuga ibintu mu mazina yabyo ahantu turahazi turahaba. Official TV nanone turabasuje twizere ko mumeze neza cyane amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose twongeye kubara namwe icyumweru kiza kuri mwe mwese mudukwikiye live twizere ko mwagize intangiriro nziza zacyo aho muri hose. Turi kumwe nanone kandi kuri kamera zacu n'umusesenguzi akaba n'umunyamakuru Bwana Karegeya Omar Jean Baptiste twongeye kubana. Karegeya wongeye kwirirwa ahandi bite ndaho urebye ndaho bibayabaye ariko iyo bibayabaye ubwo biba bimeze utera harimo bitagenda neza urumva yego weekend ebyiri dushyingura ariko ejo nakoze ka sport wenda niko napfa kuvuga yego nabo twahuriye muri sport ndabasuhuje benshi yego urumva ari ibyo ubwo duherukana ku kiganiro twari twakoze mu minsi ishize twari turimo tugaruka ku bijyanye na societe muri rusange ariko twari twifashishije tweet ya Munyakazi Sadat kuri case study uvuga akantu uravuga uti amatiku ntahataba bitunguranye ntashye muri uwo mugoroba ewana babaye skandali abareyo babateranya amabuye uravuga nikoze Karegeya yahanuraga ibara rirabaye ubu ngubu ibiganiro bya siporo mu kiganiro nabwo ntiyaba wanga amatiku wajya muri za basket za volleyball ariko football icyo gihe natanzemo n'ingero z'abantuza za ba Kenisi yavuga ati ni mafia donc byahise biba uwo mugoroba nibwo Bugesera habaye iriya skandali yo guterana amabuye abafana bivumbuye ngo umusifuzi arabibye ubundi nibyo nkunda kuvuga football yo mu Rwanda harimo ibibazo byose biri muri societe kuko fete turacyabura abahwituzi ba societe ubundi umuntu utabasha kumanaginga amarangamutima ye yakabaye yirinda kujya ahantu mu ruhame hari kesi ikeneye gutaransha ishobora kuzamura amarangamutima iyo utazi kuyamanaginga rero ubundi wakicaye muri salo ugafata ekuteri cyangwa ukarebera kuri televiziyo cyangwa ukumvira kuri radio urabizi neza ko muri match haboneka utsinda n'utsindwa so rero ugomba kugira hari kera hari ekafa abantu bakunda kwibuka Rwanda B yatwaye igikombe ariko yari yazamukiye ku giceri yabagishweka Faustin yabaniyonzima Edouard iriya kipe yaduhitaniye umuntu twakoranaga iriya match yagiraga tension none ya Rwanda B yazamukiye ku giceri ikinnye finali itwara igikombe wa muntu biramurenga ahita ajya muri crise ntago yagarutse ntukabona abantu benshi birinda bagendera kure ibintu bizamura amarangamutima cyane ni cyane ni banga imikino ya za kaci amarangamutima ashobora kuzamuka ari meza ariko nayo arakwangiza n'amabi akakwangiza so rero niba uzi neza ko ikipe yawe ishobora gutsindwa cyangwa igasifurirwa uko utabishaka ugahitamo gufata intosho ntabwo ari ubundi wowe wagombye kureka kujya muri stade intosho kabisa ukawumvira kuri radio ariko urumva nyine bijyanye n'ibyo Sadat yavugaga ko abantu baba barabuze se niba gufana kwawe bivamo guterana amabuye wabiretse sibyo se byageze ku rundi rwego tera ibuye yo futi ivugwamo amarozi yo futi ivugwamo ruswa yo futi ivugwamo yakaba isigaramo abantu ba ejo bundi nagiye yo kuri la match urumva ibira Sadat avuga byo kuba twakabaye tuvuga ibizima yego
wenda bizi neza nk'umuntu wayoboye Rayon Sport uteganya no kuyigura uko abivuga yakabanje akavanamo biriya arashaka kuvana amatiku mu banyarwanda bose kandi nayo muri futa ayo muri Rayon ubwayo byamufata igihe noneho ayo muri futu byafata ikindi mbere yo kugira ngo ajye ku bandi ngo twavuze ngo karewe bari abantu baterana mu bibabuze ikindi bakora kuki atabagira inama ari abafana b'ikipe ye nibura okay niba byarahise biba ubwo nibura abari kuyantera bahise babona nabyumvise hari n'umuntu warayashatse kubinganiza ndabwanira ya umutwe wanjye ibyo ntago mashaka kubishyiramo mujye mwimenya ngo oya ngo ari kurabona ngo president wa Rayon ngo yavuze ngo yavuze simbisi ibintu byinshi yego ubwo harya Rayon ubu ngubu uyoborwa nande ibiri kuyoborwa na Tadeyo Twagirayezu Tadeyo umuvunyi agakora iki umuvunyi ni president mbese wa komite nyobozi oya bavuga ko hari Rayon Sport nk'ikipe akaba na Rayon Sport nk'umuryango okay no ubwo uyobora ikipe ni Tadeyo uyobora umuryango ni umuvunyi okay ni ibyo kabisa ubwo no kuza gutegereza tukumva icyo Ferwafa yanzura kuko yavuze ko iri buze gufata icyemezo kuri bino bintu byabaye by'imvururu n'iki n'ibindi nkabyo gusa ibyo uvuga ni byo no ariko urumva kira kibazo abantu bashaka kugikumira yego kuko nabyumvise bivuga ko kuwa kane no kuwa gatanu haratangiye gusirikira amabaruwa yiyamiriza yego abakekwaga nk'abasifuzi nibyo Ferwafa imaze kubimenya one byageze hanze gute ko abo basifuzi aribo bazayisifura yego two niba byamenyekanye wabahindura yego 3 niba byamenyekanye no ko batanashakwa yego wabihindura buriya bivuga ngo kira banze nitore buriya narigiye vuga uturere kavuge mu midugudu yego na mudugudu bamurobingiye amatora azaba ku cyumweru kuwa gatandatu abantu bagatangira guhibisa ngo ni kanaka yego uwamurobingiye ahita amuvana agashyira undi cyangwa ayo matora bakayasubika bakazategura undi cyangwa na wa wundi akazagaruka mu mitwe none upanze abasifuzi biramenyekanye imbere y'igihe match itaraba upanze abasifuzi bamaze baramenyekanye kandi bamenyekanye nabi ko badashakwa kubihindura byari bitwaye ko bose abasifuzi dufite mu Rwanda ni benshi yego nubwo nabo ntabazi ariko bamenyekanye nta mpamvu cyane kurumva n'ikipe yabikomaga yagaragazaga izindi mpamvu nyine binarangije ibyo bavugaga haza ibisada byo urumva ko na Ferwafa nayo igomba kwibonamo ipfunwe niba abantu barahwihwishije ibintu ntubikosore mbere ngo ukumire noneho bikanaba uko byari byavuzwe yego donc urumva upanze abasifuzi baramenyekanye ntibashakwa barakemangwa ko bazasifura nabi ntacira bibaye kwa kundi babandi babivugaga ahubwo bazavuga ko berekwa kandi ari wowe wabavanaho cyane amacuka yimura ayo kayimura ngiye niko mbitekereza no mu buzima busanzwe nari ntanze urugero rwa mudugudu ariko ndabizi neza ko hari abandi bantu wenda amatora bagiye kuba runo akadodesha ikote ataratorwa bigaragara ko umutayeri yatanga amakuru ati iyi komande ni ya kanaka azayambara ari kurahira bakayimura cyangwa bagashaka bakabashyizeho undi ni ugukumira ibyo uvuga ni urumva rero imisifure y'uriya mukino yamenyekanye utaranaba niba yaramenyekanye rero utaraba bagomba kuyihindura iyo bashyiraho abatari bariya bavuzwe niyo bari gusifura nabi nta kibazo cyari kuba ariko urumva abantu baravuze bati dore ibyo twavugaga umusifuzi baramwikomye ni nawe uje ikintu uvuze nicyo cyane uranze umutsimbarayeho uramuzanye kandi ibyo bavugaga abikoze kwa kundi either wakamuhaye briefing uti dore batangiye kukuvuga ubigira utya yego rero ni ibisanzwe nta nubwo sasa même pas du foot no mu buzima busanzwe ikintu wagipanze kikamenyekana na anniversaire y'umugore cyangwa y'umwana iyo wayipanze akabimenya urayimura cyangwa niba ari kumugurira irindazi ukaza risambusa kugira style bigumye ari surprise
kanekera ibyo birahagije ariko Patrice uri urabwo Sadat nawe arumva ko isi yabo nayo ntiyorohewe aranga amatiku muri societe kandi waba muri monde yayo gusa niyo gusa kuko urumva simvuze ibyo ari ibyo numvise Rutsiro birukana umutoza coach na keeper nibyo gusa cyangwa se azafate kundi yakabaye yiyamamaza kuyobora Ferwafa niba akagira ibyo akemura agatunganya ibyo birahagije ariko nyine biba muri societe kandi abafana ba futu ni benshi abafana ba Rayon ni benshi birasaba inyigisho zihambaye nta nubwo bavuga ngo polisi ibwayo yonyine yabyishoborera abaperezida ba fan club bakakoreshwa inama bakabwira mu abafana bitware gutya bakamenyana hagati yabo nk'ubu ntabwo hakabaye hibazwa ngo ninde wateye ibuye kandi afite fan club yavuyemo icyo gice cyari kirimo anafite adresse ntiyatinyuka avuga ati ndabibazwa ariko nibyo ngibyo reka mbiveho ubwo ngubwo turaza gutegereza nk'uko nari mbivuze umwanzuro wa Ferwafa Bugesera yavuze ko itakongera gukina niyo bagira ute kandi yari yatsinze 2 avuga ati twebwe ariko ubwo hari amategeko akurikizwa hari amategeko akurikizwa niba hari ikipe yikuye mu kibuga umusifuzi atabishaka bigenda biti niba hari iyi imvura iguye bigenda biti itegeko rivuga ko iyo habaye imvururu ziturutse ku bafana ikipe yakiriye ari ibibazwa ubwo ni Bugesera ibihano bitangwa birimo kandi abafana ntibamenya ngo nabi ibihano bitangwa birimo gukinira ku kibuga kitari icyabo bakiriye harimo gukina nta bafana niriya match bamaze kuvuga ibyo by'imisifurire nabwo bashobora kuvuga bati mukine nta bafana harimo no gutakaza amanota cyangwa gutsindwa kuri mpaga rero Karegeya biba bivugwa ni byinshi cyane ako nari nkanyuzemo kuko kari kuvugwa cyane muri siporo niyo nkuru kajyanye n'ikiganiro niyo nkuru yoboye izindi kandi kajyanye n'ikiganiro twakoze mu minsi ishize wari wabivuzeho noneho bita bizanirana n'urugero ruri ako kanya nyine example typique kabisa byatinze kabisa ntibyatinze ariko kandi mu mpera n'ubundi z'iki cyumweru ubwo no kuvuga ku munsi w'ejo nibwo twahise tubona nabwo itangazo nanone rya RGB urwego rw'igihugu rw'imiyoborere ntabwo ari itangazo ni ibaruwa si itangazo yego nabyo bifite icyo bivuze ibyo tugiye gusesengura tubona ibaruwa n'ubundi yandikiwe diyoseze ubwo diyoseze ya Kabgayi ahitwa ahazwi nko kwa Yezu Nyirimpuhwe haba hafunzwe by'agateganyo yego warabibonye wenda muri rusange bifite icyo bivuze cyangwa nyuma y'ibyari byabaye byari bimaze iminsi nabyo bivugwa hari aho wabihuriza birahura byose ni imyemerere byose ni imyemerere kandi urwego rwabikoze ni rumwe ariko aho bitandukaniye nuko Julienne Kabanda we yambuwe icyangombwa bisohoka no mu itangazo rigenewe abanyarwanda nubwo ritari rifite detaye z'ibyo yazize bakavuga ngo nuko asenga bitari mu byo ariko twagiye tubona detaye zindi nyuma hanyuma hariya ku bakatolike basengera kwa Yezu Nyirimpuhwe ni ibaruwa yandikiwe Musenyeri Baritazari ntabwo ari twe yandikiwe kwamburwa icyangombwa kwa Kabanda kwa Julienne RGB yakoze itangazo rigenewe abanyarwanda kuhagarika kwa Yezu Nyirimpuhwe mu Ruhango handikiwe Musenyeri sinzi nuko twabonye iyo baruwa nk'ibyo byose n'ibyo byo muri Ferwafa ese secretariat ya Musenyeri irava cyangwa ni RGB yohereje ibaruwa kuri cyangwa se bishobora no kuva kubahawe copy pour information ariko iriya ni ibaruwa yandikiwe Musenyeri ntabwo turabona ubutumwa bugenewe abanyarwanda nk'uko byakozwe kuri Julienne icya kabiri nuko kwa Yezu Nyirimpuhwe bahafunze by'agateganyo icya gatatu nuko bo bazize ntabwo ari gukora ibitemewe ahubwo nuko bavuga ko imitegurirwe ya kiriya gikorwa ngaruka kwezi na ngaruka mwaka
idahwitse ngo habe harimo umutekano nka sekirite, umutekano w'igifu, umutekano izuba uburyamo se voilà yego bikaba byari bimaze n'iminsi mikeya bivugwa ko hari abashaka ngo kwagura bafitanye ikibazo n'umuturage ufite ubutaka hafi yaho yego ubwo nyine bashaka kuhagura sinzi ibyo bavuganaga yari yarabangiye neza yarabaye ariko nawe yagaragaye avuga ko atabubimye ikiriho nuko nta gikorwa cyabera ahantu hari inyubako cyangwa igikorwa remezo yego buri gikorwa remezo kigira capacité d'accueil yego gishoboye kwakira abangahe stade zacu hari za 5 hari iz'icumi hari za 50 yego bivuze ngo uwo mubare ntiwawurenza yego n'ishuri ryo mu Rwanda abanyeshuri 40-50 maximum ntago washyiramo 100 ahantu hose kabisa rero ni ukuvuga ngo biriya bintu nubwo byari bibaye imyaka myinshi cyangwa abantu bagenda babyitabira ushobora gusanga mbere wenda barazaga bakahakwirwa ariko abantu bagenda babyitabira noneho wenda diocese ntiyagura iyo espace hakiri kare yego nubwo ari ibitekerezo ishaka isambu y'uriya mugabo bivugwa rero ko mu kwa kane muri icyo gikorwa ngaruka kwezi mu gusenga ko mu kwa kane habaye igisa n'ikira umuvundo none ngo hagira n'abakomereka ibyo rero kuba babihagaritse ubwo ngewe mpita mbitekereza nkahita ntekereza Padiri Obaridi nubwo yapfuye Imana imufashe yego nubwo atarabona umusimbura ubwo abaye hari niwe yarahagaritswe mbere kuko we hazaga benshi na kenshi na kandi kwa Yezu nyine nawe yakunda gukora ibitangaza kenshi icya kabiri hari andi masirikirisare yitwa Yezu nyine ngira ngo za Kabuga za Masaka za hehe ubwo sinzi ariko bahagaritse ya Ruhango ubwo bishatse kuvaho no mu bindi biterane ni ukubanza abantu bakareba ngo ubushobozi bwo kwakira buhari n'ubungane bigategurirwa inyubako yabugenewe yanditsemo imyanya nk'uko muri stade haba handitse imyanya yego imyanya yamara kuzura abantu bagafunga bakavuga polisi ikavuga ngo huzuye ni mwisubireyo ubwo twitege n'ibya Kibeho turi mu kwa kangahe mu kwa gatanu hasigaye amezi 3 ngo bajye Kibeho kwa 8 umuvundo waba ku ruhango kwa Yezu nyirimu ushobora no kuba Kibeho ya mu minsi ishize numvise ko ari n'umukecuru ngo waguye mu kiraro agiye Kibeho n'amaguru yes umukecuru wajyaga akunda kubyina muri za kiliziya nabyo ni ukubireba ese kura kugenda n'amaguru harimo kwibabaza ntababigwamo ese baba bafite impamba ese Kibeho uko tuyize ukuntu ingana ubundi bundi yemerewe kwakira abantu bangahe yego hari ingamba zakagiye ziba abantu bagafatikanya RDB kabijyamo kuko ni nk'ubukerarugendo kamenya ngo ese iyo Kibeho ifite amaresitora ngana iki cyangwa se abantu biravitaye bakiri Butare cyangwa bava i Kigali batwaye ibyo kurya n'agakeka ko kuba baryamaho ese ayo mazi bagenda barwanira kujya kuvoma Kibeho iyo soko ntibayimura yego buri karere kakagira iriya soko kwapa ngira ngo n'amazi y'umugisha haruyaho umugisha niba ari padiri na buri paruwasi yabigira simbizi ariko mba nanga kwinjira mu myemerere y'abantu ariko abantu umuvundo byose biterwa n'iki no kuba haje abarenze ubushobozi bw'icyo gikorwa remezo kwakira umuvundo niko bimera n'umuhanda na za mbutayaje z'i Kigali ziterwa nuko imodoka ari nyinshi kurusha imihanda cyangwa se amasaha yego good hanyuma rero erezoma nyine ko banditse ko ari guhagarika by'agateganyo kandi niba ari yandikiwe Musenyeri ntago yandikiwe twebwe yego uko yatugezeho ntago mbizi yego ariko igomba kwiganwa ubushishozi ubundi ibintu byinshi bikunda kuba kubera ko hari nk'urwego ruba rwararangaye cyangwa ntirubona amakuru y'uko icyo kintu cyaba kiri kuba hari ahantu hamaze igihe kinini hageze naho hashyirwa ku rwego rw'isi mpuzamahanga yego izo nama bakabaye baragiye bazigirwa hakiri kare nibaza ko wenda baba barazigiriwe kare yo mpamvu bashakaga n'iyo sambu y'uriya muturage ariko uno munsi kubera uwo muvundo wabaye ugakomerekeramo abantu mu kwa kane bakavuga bati noneho mwe muhagaritse by'agateganyo hari ibigiye gukorwa ubwo
ubwo Kiliziya Gatolika ifite amafaranga yo yahita ibikora Yeah. ariko kumenya ubushobozi bwo kwakira abantu ni bangahe niba ngombwa bazababwire ngo mushyireho muri mwanya yego ugire nimero yego ariko ikibazo rimwe na rimwe hari abahagaze mu kibuga abahagaze bari mu biti simbizi bishobora no kuva muri ngaruka kwezi bikaba wenda kabiri mu kwezi ariko abantu bakagabanuka yego bakavuga ati abambere bazaze abanyarwanda bakunda gusenga niyo Niyo bagira buri mu munsi. cyumweru bajyayo urumva ikibeho na kera batarabona n'umuhanda ivumbi ryari rihari baragenda bakava mu matyazo bakava i Butare n'amaguru ngayo bakagenda mu matyazo bakajya mu Biyogoro bakagenda za Runyinya bakagera bahita mu Gakimo mu Kavuguto bakambuka bakagera ikibeho ntabwo rero ubigize kenshi n'undi hari abahora baza yego nk'uwo mukecuru we ashobora kuba yarahoraga ajyayo kuko n'abandi mbona ntuza ni Bugande hari Kibeho y'Ubugande manza ariyo yitwa na Mugongo kandi abantu baragenda icyumweru batwaye udutebe abenshi n'Abagande ahubwo benshi bazi bavuye aho hanyuma rero uyu mwanzuro nubwo ari uw'agateganyo uragira ngaruka ki ku buzima bw'abantu muri rusange n'akarere ka Ruhango icyambere amabisi yakoraga kwahagendaga abantu benshi muri sud ariko wa muvundo nawo wateraga ibindi bitari byiza kubera ko muri planification ya transport ntabwo umunsi wo kwa Yezu Nyirimpuhwe linya ya Ruhango bayihaga imodoka nyinshi byatumaga ziba nkeya iyo zabaga nkeya hari abazungukiragamo ariko odetrima y'abandi bakaryama bakunama ku bantu hari abahungu hariya muri gare kambita abahungu ko nta mugore ndabona ubikora ariko nabo baba barimo yacungaga Ruhango izaba ku cyumweru we kuwa gatanu amatike yose akayagura ajya Ruhango urabyumva noneho ku cyumweru akazayaha abantu abishyuza Butare Ruhango na Butare se hafi ntihabura igihumbi kiyongeraho cyangwa akayishyuza avuga ati iza Ruhango zashize hari za Nyamagabe ntacyo muyimpe Ruhango Nyamagabe birenze nk'inshuro ebyiri Ruhango niba ari icyatanu Nyamagabe ni bitatu abo bantu rero ubwo babafashe ku munwa ariko twizere ko bizakemuka bakongera bakunama mu bantu ucyo ni kimwe ntawe bishyigikira sinabirwanya nduwuye ko duhora tubivuga ntibibere ubwo niyo manu yabo niyo manu pe ngiye nahangana n'ibintu byizanye kandi ni ukubivuga ntabwo ari uguhangana nabyo ubwo niyo manu yabo ushobora gusanga badakoze biriya bajya birwa bamena inzugi z'abandi ntacyo urumva abo ngabo barahombye abantu bose bungukiraga mu kuba kuri transport ijya Ruhango ku munsi wa Yezu Nyirimpuhwe buri kwezi cyo ni kimwe icya kabiri na Ruhango nyirizina ushobora gusanga iterambere Ruhango ifite harimo uruhare rwa Yezu Nyirimpuhwe ntiryabura hamaze igihe hari ahantu ntiryabura ni ukuvuga ngo icyo gihe cyajyaga kugera uwagurishaga ikarita imwe y'amazi yagurishaga amakarita 10 uwakoraga amandazi agaponda umufuka umwe yakoraga imifuka 5 izabomba imitaka kubera wenda nk'igihe cy'izuba cyangwa kumvura ni byinshi cyane amaji niyo mikeka se n'utwo dutebe hakaba utakavanye Kigali kakagurira mu Ruhango hari byinshi hari ahantu hafitiye akamaro hafitiye Ruhango ubwo ibyo nabyo bibaye bihagaze so impamvu bivuze byose biragaragaza ikintu gishobora kuba nka influence cyatuma ako gateganyo kaba kagufi sibyo Kiliziya Gatolika igashaka amafaranga ikagura koko ariko bakanayikurikirana muri uko kwagura ikagena imyanya nyirizina kuko utazi abantu bashobora kwakirwa n'aho hantu nta gihe umuvundo uzabura kuko nuvuga ngo ntubuzi ngo mu isengesho haraza bangahe ku mvura bashobora gutinya kubona hiziye wenda capacité d'accueil ari 10,000 hakaza 8,000 kwera imvura ariko byagera ku zuba hakaza 20,000 kandi hashoboye kwakira 10 gusa ibyo rero no kubikurikirana bakagira uburyo buzima bwo kumenya ngo harimo imyanya ingahe
niba atari seats atari ahantu ho kwicara ngo ugende wandikaho nk'uko wandika muri stade amatike n'ibyo aho hantu bahabariye abantu 5,000 aho basakira umaze gusakwa agatike ntidushira abandi bagiye ibyo ntabwo ari ibintu biguye wanashaka kagurishwa yego yakagurishijwe hari abafata akarenze kamwe ariko nuko byagenda umuvundo guca umuvundo ni ukuvuga ngo hinjire abangana n'abashobora kwakira so rero gushyira abantu ahantu utazi ubushobozi bwaho bwo kwakira hagiye umuvundo utazaza wamenya uva hese nibiba muri vacances n'igihe bibaye atari muri vacances birasa nibiba ku mpeshyi no mwitumba birasa hari byinshi ndi kubyumva rwose fo kumenya ngo hakira abangaye bimeze nko muri expo kwa voilà expo ntabwo wavuga ngo wagura hagarika umuntu ibyo rero byose nukubireba impamvu rero ibyo byose mbivuze nuko izo mbaraga zose RDB akarere ka Ruhango Kiliziya Gatolika RGB bakajya inama bakabyihutisha kuko akarere karahomba abacuruzi bahari barahomba y'amabisi arahomba babandi zandira karamezo muri gare zirahomba Kiliziya Gatolika nayo irahomba kuko hashobora kuhava n'amaturo ni lazima urabyumva bwa bukeragendo burahomba kuko niba haza abanyamahanga sibyo kandi abanyamahanga babazanya amadovize bakarara mu hoteli bakarya bakagura n'utwo tuntu tw'uducogocogo abakwiye kubigira ibyabo barenze RGB nabyumvise akarere ariko ikigaragara niba byarageze aho nuko aho hose hari ibyagiye itaragenze neza abantu bakishyiramo ko byose ari sawa sawa ni nka kwa kundi za Kanyarira zagiye zikiyubaka kumbe habera amadega yego isi irebera yego Kanyarira ari mu Ruhango niba ari muri Ruhango ubuyobozi bwaho ntibumenye ibihabera ibyo rero ni ukurangara kw'inzego ikiza nuko aho bimenyekaniye nyine zikanguka kurangara cyangwa kunyurwa muri humwe nta n'igitangaza kirimo kuba mbivuze ntawe mvuze ko adakora neza ariko kuba ikintu cyaca muri humwe urwego runaka kikaba kiriguya nibyo bivuga nibyo cyane kuko icyo ngicyo uvuze icyo kurangara kw'inzego mpamvu nyumva cyane nuko nabari bari kubihuza bavuga ati iyo ngoro yabayeho mbere ya RGB nanjye nabivuze kuri radio kuba yarabayeho mbere ya RGB ntabwo bivuga ko itayiregulating amadini menshi yabayeho mbere ya RGB yego ariko aho iziye bakayibiha mu nshingano kandi ntabwo uwo muvundo RGB yavuze wabaye mu kwa kane ushobora gusanga andi mezi bitarabaga noneho nyuma karigo biranda konte bati ese ko iyi nyubako yakira aba bantu itajya idakura kandi abayigana bo biyongera rero urumva ko bigomba kurebwa ni nguko gare rose gare yajya bugogo ubona ko yarenzwe bakagera naho bajya inyuma ariko bayubatse ntabwo yarazi ko ibazigera nibyo ntabwo yarazi ko hazazamo izijya Juba Addis Abeba Juba Nairobi Bujumbura Goma Kampala ibyo byose ntabwo yarabizi nta nubwo yarazi ko matatu zizavamo hagasigara amakwasiteri kandi kwasiteri yicara hanini ibyo rero ni ibisanzwe ariko wabonye ko na Stade Amahoro bayivuguruye buriya nayo nuko bari bamaze kubona ngo yubakwa muri 87 abanyarwanda bareba umupira banganaga iki yego nibyo kabisa ibyo ni ibisanzwe amavugurura ni ibisanzwe reka ne kubitindaho cyane wenda ako nshaka ko ugira icyo tubwiraho nakahura n'urubanza rwa Sengabo Jean Bosco wamenyekanye nkafata ku mavuta ni umunyamakuru ukurikiranyweho ibyaha birimo gukangisha gusebanya kubuza amahwemo gukoresha ibiyobyabwenge ivangura n'ibindi urumva mu rukiko havuzwe ibyaha 5 niba nibuka neza byose byinshi bifite aho bihurira n'umwuga ariko uretse icyo gukoresha ibiyobyabwenge kuko n'abamwunganira ibyo bine basaga nk'abiburana ukwabyo yaba icyo kivangura cyo gutukana yavanguye gute se bavuga ko yavanguye ubwo yavugaga ko uwitwa Bahati ni umuhanzi yarongoye umugore w'umudiaspora mubi ngo n'umukecuru ushaje
nta vangura mbonamo. Gusaza rudasaza. Gusaza rudasaza. Oya nyine ngira ngo wenda n'uburyo discrimination wenda muri bitanu ntago byose yabigirwaho umwere, ariko icyo kuvangura nta vangura ndi kubona. Kuvangura ndavuga ngo ikira none se muri stade iyo bavuze ngo iki gice ni mu Bareyo iki ni mu Bamukura ntibaba bavanguye, ariko bavanguye ku neza. Ivangura rihanirwa ni irijyanye n'inabi. Ugiye gutanga akazi, ejo bundi sinagwaye urugero mu kiganiro mvuga ngo umunyakinya gashakanye n'umunyagisaka bagatura i Kigali bakakora umuryango w'abanyakigali, mbese nari mvanguye. Ikibi ni ukuvuga ngo niba uri umunyamakuru wajya ukavuga ngo mu batumirwa banjye nta mu diaspora uzicara kuri izi mikoro, wavanguye. Nta mukecuru uzahagera, nta musaza, nta mudemobu uzahakandagira, nta munyonzi shaka aho waje, kuko uravutsa abantu uburenganzira ushingiye ku cyo bari cyo. Urugira ngo ubazamure. Urumva ntabwo twakabaye tugira umudepite uhagarariye afite ubumuga, twabavanguye. Uw'abagore, uw'urubyiruko. Ubwo rero hari abavangurwa ku neza. Biba icyaha rero iyo wavanguye ku nabi. Ibyo ntabwo ndi kubibona. Ntabwo ndi kubibona neza. N'amatelefone ni kana kandi mu ruhango oya abo mu majyepfo kuri radio ntimwemerewe. Iyo wavanguye. Ariko kuvuga ngo kanaka commentaire z'ukuntu umuntu yashatse, hari abakobwa twajyaga tugendana baraneguranaga, ariko bambabarire twajya mu bukwe ntabwo harimo n'abagore. Kajya mu ngo mbega umuhungu ushaje guzi ko nta fresheri, ngo dore pe ngo ni uruhara, ngo dore nguzi ko n'imvi zaje. Ubwo ni wavuga ngo uwo mukobwa ashatse umusaza. Urwo ni urugero rumwe. Kujora ibishakire y'abantu, usibye wenda kubo yaba yarabivuze kuri radio. Ariko kuvuga nanjye navuga ko yashatse umwana, uriya nkavuga ngo yashatse gasongo, yashatse umuruta, yashatse umurusha amashuri, yashatse umurusha ubwenge, yashatse umurusha amafaranga, yashatse umurusha umuryango. Afite umugore munini. Ntacyo mbonamo, simbizi. Uko niko mbibona. Aho nta vangura mbonamo. Ivangura naho ngaho ushobora kuvutsa umuntu uburenganzira bwe, cyangwa se ukamuvangura umuganisha ahatari heza. Naho kuvangura byo tubihoramo. Si byose? Nese bari gutora 30% y'abagore hari umugabo ujyamo. Uwo mugabo ntabavanguwe cyane. Nekoma ahubwo ahantu hose hanyuma se urubyiruko ko bagena imyaka, ubwo twebwe ntibaba batuvanguye twayirengeje bakuyemo. Gusa mu myaka 9 yasabiwe nicyo ndi kuvuga cyavaho. Ibindi bibanza ni ibihe wari uvuze? Harimo icyo gutukana. Iyo byabwenge ubone baramupimye gutukana. Icyo gutukana gute? Gutukana bwo bavuze ngo yaravuze, bavuze ngo haraho yavuze ngo The Ben yiriza nk'uruhinja ngo rwabuze ibere. Icyo cy'ubushinjacyaha bwavuze. Hari icyo gukangisha gusebanya. Icyo kwiriza nk'uruhinja ntabwo icyo cyahama benshi, kuko natwe tujya rangaje dukoresha. Ntabwo bibonamo ko ari ugutukana, nko muri siporo urabizi. Nibyo gusa. N'umunyamategeko we Maître Irene Bayisabe yatanze urugero, aravuga ati nko muri siporo tujya twumva aho bavuga bati abakinnyi ni imfubi. Oya twese ngewe nanjye mu kiganiro cyanjye hari abo twita ingwingire muri politiki. Ingwingira muri politiki. Ikindi wari uvuze ni ikihe? Icyo gukangisha gusebanya. Aho ngaho bavugaga ko ngo imvugo za Mugisha The Ben, aho yavuze ko mu bihe bitandukanye yagiye fata kumufuta amukangisha kumusebya, ngo haraho yanamubwiye ko natamuha amafaranga azamuzimya. Cakarongo ku mafaranga rero. Icyo bacyoroheje ni ruswa. Tentative de corruption. Kuvuga ngo nutampa nzagusebya. Iyo ni ruswa. Hanyuma uwo babyise iki? Gukangisha gusebanya.
iyo The Ben yamuha ahubwo nibwo yari kuba abonye icyaha kizi ngira ngo cyari guhita kiba ruswa kandi icyaha cya ruswa ntigisaza kandi urabizi ko imike ni nka 15 gusubiza hejuru. Okay, ariko ibyo bintu muri showbiz na siporo bikunda kubamo. Yego hanyuma yabimubwiye kuri telefone cyangwa kuri mikoro ngo yaramwandikiye ngo n'ubutumwa babonye ariko fata ku mavuta nutama amafaranga nzakuze kuko mu kwiregura yavuze ko afite fata ku mavuta ari brand n'undi wese yayikoresha nta hantu bigaragara ko ari Sengabo wamwandikiye avuga ati mujye kuri social media murabona abantu benshi bise fata ku mavuta. Ibyo ntago babibura babishatse ntago babibura ariko nyine ibyo bintu muri abagenzi bacu bakora muri izo industry ubona ko ari byo biberamo. Yego ibyo biberamo umunyamakuru ukorana n'abahanzi ukorana n'abakinnyi kugura abakinnyi kugira gute ibyo bibamo cyane. Hari nabo twigeze kugira babaga abanyamakuru bandi bahoze muri print bagiye bambabarira. Yego nabo bajyaga bagira bene ibyo yawe n'inkuru agahita hamagara uyivugwamo dore tugiye kukwandika gira utya ariko ubu bamaze kubicikaho cyane ko print itakiriho. Ubu bamaze kubika abagihari bazabakwata cyane bazabakwata guhamagara ngo nutayamanda kwandika ubukishe cyane ubukishe kandi bene nabo ntibaramba mu mwuga ifo kujyana n'ibihe ukagira indangagaciro nta mpamvu kubwira umuntu ngo nutampa amafaranga ndakuzimya. None nk'itangazamakuru rishingiye ku bantu kandi muri media dukorera kuri objectivité et pas subjectivité. Iyo ufashe umuntu rero ukavuga ko inkuru yose ije ari ku muntu uri watandikiye ahubwo umuntu wareba ukuntu imigirire yego imigirire niyo nkuru yego buriya nkunda kugaruka nizere ko ntanga urugero rwa Baringa ndabizi neza ko nanjye nkunda kuvuga ku bantu ariko mba mvuga ku mikorere yabo. Tufashe nka case ya Ntazinda niheruka ari nayo twagarukagaho na Sadat yagarukagaho. Ntago Ntazinda twamurebaga nka mwene Nikodemu uvuka muri Nyanza wabaye ibi oya wagize ute umuyobozi w'akarere wagaragayeho ibi niba amazina wayihorera buriya niyo waterura iriya skando yabaye muri Nyanza ukajyana mu kandi karere ntabwo ari uwo mumeya waho utageti niyo migirire. Rero itangazamakuru abanyamakuru benshi bo muri za showbiz nyine ubu usa naho ubona ko bashamikiye donc matière première yabo ni amazina y'abantu. Ndabyibuka hari umuntu nari buvuga izina kubera sinamuheruka sinzi ubuzima bayeho akajya agira inkuru nyinshi na Reddit tukajya dukora inama bakatubwira ngo dore abanyamakuru ngo uyu munyamakuru ngo akora ngo 3 ku munsi ngo ariko dore kanaka we ngo ageza 14 wazireba wa wundi wa 14 Safi yakoze ikizamini muri Yerika ubwo ni inkuru ya mbere yakoraga kuri showbiz ubwo ndibuka kuko iyo yabayeho ndayivuga kuba ko iyo gunda nayizi rwose. Safi yakoze ikizamini muri Erika kanaka n'umukunzi we bibarutse wa kabiri ugasanga nizo izo zo zirandikwa. Icyo gihe rero umuntu niwe wabaye inkuru kurusha imyenda kanaka yari yambaye. uvuze ko Safi yakoze ikizamini akadistenga n'urugero yabonye amanota menshi dore none ukayidevelop uvuga ikibimutera ubuhanzi bwamufashije yizi bite gukora ikizamini utaramenya resultat zayo jarasi yabonye perimi nkashyiraho. So rero mu bintu bishobora gutuma n'umunyamakuru ahora mu bibazo kwandika ku bantu birangira abantu bagize ngo hari icyo mupfa. Ngende yo amahirwe ngira nubwo nanjye njya mbavugaho nubu n'umuntu tuzanye mu nzira namanutse navuye Kicukiro n'amaguru ngera centre nturutse hejuru kuba Dezami ngenda mbona abantu abandamutse abo tuvugana bambwira bati ubigira utya umwe we turanazanye tugera na Kacyiru ambwira ati nibura ati
uragerageza nuvuga ngo ngewe n'ubwo mu nkuru havugwamo umuntu Yego. ariko ntago nataka umuntu persone nataka ibyo akora yakora ya nibyo naho rero ibyo rero muri showbiz je regrette beaucoup showbiz entertainment na sport kenshi ni bakeya bitandukanya nicyo kintu umukinnyi runaka coach runaka perezida w'ikipe runaka nabo rero bakabagusha kuko muri iyo domaine impamvu n'abanyamakuru bacu babigwamo nuko nabwo umuntu uri muri iyo domaine muri iyo industry umuhanzi ngo ntashobora kubaho adafite abanyamakuru bamushamikiyeho yego ariko nge mu byo ntekereza banzi neza ko ufite inganzo nzima ugasohora indirimbo nzima abanyamakuru bashaka content baza kuyishakira ntabwo ari ko ari wowe ujya guhaguruka ngo ujye gushaka abanyamakuru perezida w'ikipe nawe ugasanga ngo afite abanyamakuru bamushamikiyeho ikipe yawe ikina neza itarimo corruption n'amarozi urokirita neza muri transparency abakinnyi ari beza ni ngombwa kugira abakinnyi abanyamakuru bagushamikiraho ibyo rero nibyo bituma n'umunyamakuru ugiye muri ya domaine agenda bizi neza ko bazamushaka umukinnyi azashaka nzamwamamaza bamugure indirimbo ye n'uririmba ubusa kuko afite abanyamakuru bamwamamaza nibyo I'm very sorry nizongera umuntu abatanga ariko nanjye ibiganiro ku bantu nagiye mbikora ariko nkareba ngo uwo muntu akora ate yaje ate yavuze iki mu buhe buryo nibyo ngibyo aho kwirwa ngo ndakuzimya nese umuntu yaba yariyakije ku nganzo ye afite insirima nzima afite ijwi rizima wowe munyamakuru ukamuzimya ntayazi wamuzimya gute se kandi abandi bari kumwatsa afite bizima ariko yego ntabwo ari ukuvuga ngo umpa amafaranga ntakuzimya urabyumva havuga ibibi byawe oya mubwira ko ari byiza noneho urebe ko ababivuga bazizana ni nabyo bituma urumva binagabanya n'iterambere ry'abo bahanzi cyangwa n'abo bakinnyi iyo azi ngo uko nakina kose runaka zamvuga uko naririmba kose runaka zamvuga arirara ariko hatari abanyamakuru bavuga ngo tukwatse cyangwa tukuzimye abo bantu bakora neza ibi gikorwa bikivugira yego ubu se nkuru nziza François ko atarazima hari abanyamakuru bigeze bamwamamaza ubu se Masabo Nyangezi Juvenal ariko atarazima hari wigeze amwamamaza ubu se Kayirebwa indirimbo ze ko zigira hari wigeze azamamaza we yaranareze nabazikinnye n'abareze ubu se Muyango hari wigeze amwamamaza nyeshwe hazima bene abo rero badafite ikibatsa ufite niyo mpamvu bana bakangaguzana amafaranga nakuzimya nuko nta kintu kirimo wa mugabo wa muhungu yitwa Dauphin ba Dauphin n'abakanguru ko ntawe urabazi hari abanyamakuru baba oya tujye tureba tujye tuvuga ibintu mu mazina yabyo ahantu turahazi turahaba yego tuza abantu bahora baka badafite ababatsa tuzinabizimije batafite ababazimije sibyo inganzo mavenge ari hehe hari uwamuzimije arayicurangaga ejo buri ntiyari kumwe yaragarutse namubonye ari kumwe na Yago i Bugande mu minsi ishize yego yari nande na Yago baririmba na se yamukoresha ikiganiro ni urugero nari ntanze ariko hari n'abandi bagiye bizimya tukababura yego tukababura kubera bamwe bakabura umwanya hari umudamu wahoze yigisha mu ishuri rimwe hano niba yaragiye i Burayi manza yarigeze akabura umwanya yaririmbaga neza ntabwo navuga ngo yarazimye ariko yagezeyo abura umwanya wo guhimba yitwaga Victoire Je Croix ngabire nagamubwire zarwambara kumanywa nijoro rwiyoroza yari afite inganzo Miss Jojo ari rwose nawe yigire mu bintu karamufashe kubera gukorera UN niko ngira ngo yabanje no mu mbuto ngira ngo so nukuvuga ngo rero ntabwo bikeneye umunyamakuru ukwatsa kora abakwatsa bazaza ariko nanone udakora ngo nuko ufite abakwatsa uzazima cyane sibyo se cyane ni nko ku umunyamakuru ushoboye yakorera radio iri hasi yakorera imeze ite aramenyekana cyane ntabwo ruvuga ngo arazamuka ntabwo ruvuga ngo nukwera radio yumvikana ngo mu turere oya uvuga iki se ntabwo ruvuga
ngo uravugira hehe oya uravuga iki yego aho wavugira hose uva kuba warisohoye nibyo rero biratambuka so rero urumva rero abantu niba rero urumva icyo gikangisho yakoze iyo The Ben amubera imfura munagiramo akamukandira nk'akanyenyeri ubwo icyaha cyari guhinduka iri 9 pariki isaba yaha yari kuba nka 25 yego none umucamanza akamutera 9 yego ibyo bintu abantu bagerageze babicikeho ibintu byo kuvuga ngo nutagira utya nzagira nutagira utya nzagira bituma n'iminsi yicuma yego n'iminsi yicuma iki ngiki ifata ku mavuta nacyo aragihakana ibyaha byose ni icyo gukoresha ibiyobyabwenge yavuze ko atapimwe ko raporo bagaragaza atayizi kuko ngo muri RIB ntiyigeze yemererwa kubazwa yabarijwe mu bushinjacyaha akavuga ati rero ubushinjacyaha ko ari bwambajije ni nabwo bwagomba kumpimisha ndatinda n'ubu ndacyabisaba urukiko ko nakongera raporo yarayihakanye ikindi icyo ngicyo yaragihakanye kabisa cya raporo urebye ni ibyo ngibyo ibyaha byari ibyo ngibyo 5 noneho ubungu bushinjacyaha buravuga ati tubikubiranyije hamwe turamusabira igifungo cy'imyaka 9 n'ihazabu ya miliyoni 2 noneho fata ku mavuta bagasabwa ko yarekurwa nuza ubwo rero hari bitarimo we ni muntu ki cyangwa buriya na cya kindi cyivangura navuze ushobora gusanga wenda uburyo bakise n'ibisobanuro batanze ari byo bishobora kumacinga n'itegeko ariko mu bigaragara mu mivugire mu mirebere mu migendere abyifitemo sibyo yego bavuze ngo yavuze ngo kanaka ngo yashatse ngo mu diaspora ngo umukecuru ngo umeze ute ngo umugore mubi mu diaspora ushaje ariko uwo kanaka abanyate na nuvuga uwo kanaka we mu kwiregura nafata ku mavuta yaravuze ati uyu muntu sinari kumusebya kuko naramwambariye mu bukwe bwe ningira muherekeje gusaba umugeni we ibintu nk'ibyo nyine kuko n'uyu Bahati Bahati we avuga ko atareze yananditse ibaruwa ivuga ati ibintu byose yego ikivangura cyakorewe Bahati ariko nyiri kugikorerwa we ntiyemera ko cyakozwe sinakubwiye se cyagezemo gite kugeramo fata ku mavuta yavuze ko yagikurikiranyweho yageze muri RIB kubera ko yanze kubazwa avuga ko ari ibyaha 2 bishya yakurikiranyweho ataterewe muri yombi icyaha cyo kivangura nicyo gukoresha ibiyobyabwenge kuko avuga ati ngiye maze gufatwa nibwo wanjye bagiye kuhasaka basaka ashobora kuba afite ivangura ariko ritabonerwa facts neza kuko uvugwaho kurikorerwa ntabyerera ariko ushobora gusanga we mu myitwarire n'imivugire n'ibindi wenda batahita babonera facts karimo muri ya nkubiri yashize se byari bimeze byari bimeze biti muri ya nkubiri yindi yajemo basabe bayago ba melody bande we ntaho yarari byavugaga ko nyine aba ku ruhande rwa mbere no wivuga uruhande yari nawe yavuzwemo wara rekera naho byo kuvanga mu diaspora ngo ushaje icyo nzi cyo nta makuru mfite ahagije yego nyavana mu mayira no ku mihanda umuntu wavuzwe muri ruriya rutonde yego agomba kwigengesera nawe niba urimo kazi yawe umuntu nta nubwo rwavuzwe rwarahwihwiswaga ariko iriya nkubi yari igiye kutugeza habi urabyibuka ari nabwo havukaga haza ya magurupe amatimu yego umuntu rero wavuzwe muri iriya nkubiri ntabwo urumva so facts rero zishobora kubura urumva ko ariko niyo kitamuhama ariko biragaragara ni kwa kundi utayoberwa ukwibye uyoberwa haguhishe ariko ubwo urumva ntabwo niba yari ndanababaye kuvuza uruhande yari ariho ariko izo impande zari zihari yari afite uruhande yaravugwagamo full stop rekeraho rero nta kuntu none ubwo mise nibuka n'ibyabereye muri detention aburana ifunga n'ifunguro y'agateganyo nibwo icyo gihe bwo yari yavuze ibintu byinshi cyane bidafite aho bihurira n'iburanisha avuga bikomeye byinshi cyane byo bimeze bite
bijya kuba nk'ibyo pe bijya kuba ibyo none ibyo byose yavuze nyine kugira ngo babihuze n'amategeko n'ibyaha bisaba undi murongo ariko icyo gihe yavugagamo abantu benshi yego ndabyibuka kandi nabyo bishingiye norega ibyo rero byose ni igiteranyo ni igiteranyo ariko pratikoma nkurikije ibyo bari kuvuga byo ntabwo byagira icyaha kuvuga ko umuntu yashatse umukobwa w'inzobe cyangwa yashatse umugabo ukuze buri munsi twiba tubivuga cyane rwose ese ari couple y'abastari irashingwa tutayivuzeho tukavuga ngo uyukana yego ko ntawe urabigira cyane icyo gutangaza amakuru y'ibihuha bavuze ko ngo yavuze ku bukwe bwa The Ben ubushinja cyane ko bwavugaga kuvuga ko yavuze ku bukwe bwa The Ben ngo avuga ko ngo buzazamo akavuyo ngo nyine ngo ari uburyo bwo kugumura bakavuga ko yabigereranyije n'igitaramo kandi ubukwe ngo ari ikintu kiri privé cy'umuryango mu kwiregura abanyamategeko be bakavuga bati genda kuri YouTube wandika ubukwe bwa The Ben urabona video zirenze 300 uwo muntu ntago ubukwe bwe byo byari bigabije iki nyine kuki yavuze ku bukwe bwa The Ben ko tavuga ku bukwe bwose nyine bari bamubajije mu kiganiro amubaza ati se ko mu gitaramo cya The Ben Burundi abantu bamwe bibwa amatelefone abandi bakarwana abandi bagafungwa bakagira ute urabona mu bukwe bwo bizaba byoroshye we aravuga ngo mu bukwe hazaza akavuyo kubera iki nambere kandi ako kakwiba amatelefone agereranyije n'ibyo bitaramo urumva nta gishya kirimo izo ni metero nk'izindi hari aho imetero zahinduka izo ni metero nk'izindi utinkurikije uko byatangiye gutya kuko n'umunyamategeko yaravuze ati ntabwo igihuha kuko si bye byabaye ni nkuko ngewe nakoresha anniversaire yanjye cyangwa iy'umwana cyangwa iy'amadamu twujuje 50 mukaza nkabaha fanta nta nzoga nta kaboga noneho kuwa 51 nkatumira bakakubaza ngo jara iyi anniversaire urayibona icyo nzi cyo ntako tuzarya usigiwe kwa n'ubwa mbere nimwari izo ni metero cyangwa se ukavuga uti kiragiye uriya musaza yarahiye yakoreraga ikigo runaka ubu hari icyahindutse cyangwa se madamu yabonye promosiyo uyu mwaka bwo tuzatamira yego izo ni metero ntabwo ari igihuha no se ubuse amatora yagiye kuba tutangira kuvuga ngo ni uzatsinda ni igihuha rwose betting isa ni igihuha amakipe se yagiye gukina tuvuga ngo haratsindiye ntabwo ibyo byiswe iki gutangaza amakuru y'ibihuha it's okay ni uburenganzira buriya nubwo amategeko adanangiye agenda aproteje abayakoresha twebwe tubirebera inyuma dushobora kubivugaho tugakora amakosa bajye batubabarira ariko hari nanjye aho ngera nkabusanga abanyamategeko benshi higanjemo ababa barize indimi ariko babigeramo bakazirengagiza igihe uhasekwa ni inkuru itariyo ni ikigirwa nkuru gishobora kuba cyo ko ushobora kuvuga gutangaza impamvu bikunda gufata abantu ni ukuvuga inkuru itarabayo cyangwa itariyo iyo ari itaraba rero uwuvuga akazabikosora bikaza biri opposite y'ibyo wari wavuze uhinduka umunyamahomvu niba uvuga ngo buzabamo akavuyo wakizanira akizanira ababonsa cyangwa akanga kamera hakaba ordre yego ahita avuga ati ntureba ko wasebagije uvuga ngo tuzakuzaza akavuyo mu mutwe nk'ubu bikunda kubaho dore uvuga ngo icyitwa igihuha kirorata guhera uno munsi ugana imbere aho tugana rukumva yego haba hari kiri probability yuko cyakomeza kikaba igihuha yaba inkuru mpamo cyangwa se bigakosoka ukawubura ninde watwitinze ko hari umuminisitiri uriye ruswa muri Hilltop ndabyibuka harya ni bavuga umuminisitiri w'umugore ibyansi ni
arya none se Joseph Nibyansi ni umwe muri abo ndumva ari ugeze akurikiranwa nta numwe iyo ruswa saro yahamye ntuye urumva niba byarabaye ari uwabitangaje ntakurikiranwe ari n'uvugwaho kuyirya ntakurikiranwe ubwo turi hehe urapamije kabisa mbwira nyine ubu ndabwira abagukurikiye ubundi nyine kugira ngo ntabwo amucyara sinzi ikamwirinde ko kuba nagira abo mpugurira gukora ibirenze yego ariko normal at any facts hakagombye kuba reaction yego at any stimulus any response iyo bibaye bikaba icyo nakwita nka impasse igihirahiro nibwo abantu bibaza byinshi yego cyakoze umuntu atangaje igihuha cyitwa ko ari igihuha koko hari uburyo bakareba se nibyo koko cyangwa sibyo ariko iyo bicecetse gutyo gusa ya nyine abantu bakomeza bagira bibaza byinshi bivuga nibyo hashobora kuba no kudekarara ko ari igihuha nyine mu buryo bumwe cyangwa ubundi ushobora gutangaza igihuha ko runaka nyirakanaka atwite yego akayivana sibyo ariko utangaje ko yatewe inda na kanaka yandika avuka fagitsi ni muri RFI yego iyo ibyo bitabaye biba bishatse kuvuga iki urumva yego donc hari ibintu biba byakagombye kugira ubundi na follow up yes ntabwo mvuze ngo akantu kose kagiye gakurikiranwa ariko hari ibintu biba biri aho muri societe abantu biri aho abagatanze facts abagatanze amakuru nyayo akayaryamaho noneho rubanda ikishakishiriza opinion publique ikabaho nyamara nibyo nk'uwo mugore bavugaga uwo minisitiri w'umugore bavugaga yego kwericakiye muri Hilton bakavuga ngo ni inzobe ngo ni muremure uza abagore dufite muri kabineti b'inzobe bareba ubu buri wese aratambuka akavuga ati ninjye bavugaga uro kumwitegereza n'uyu wavugwaga akareaction kashoboraga kuba kareyabilita abagore bose b'inzobe bari muri kabineti tukabona umwe yego yego abagore b'inzobe bose bari muri kabineti kimwe nuko n'uwarebye ashobora gutangaza wenda atari umuminisitiri wenda ari nk'umudepite cyangwa ari umumeya ubwo ni ukuvuga ngo icyo gihe abagore bose b'inzobe barebare baricaraga akajya yikanga yabona nkazavuga ziparika aha akikanga ati bavuze umugore w'inzobe none ndabona baparitse iwanjye kuko ko tutigeze tumenya ngo uvugwa umwandiko ninde okay numva twasoreza ahangaha niba nta kindi ariko ikiriho nyine arifata ku mavuta yego ari na Jean Paul yasanzeyo ari n'abandi yego nabavandimwe tuba tugomba kujya inama kameme yego umuntu yakaba yakora akazi ku buryo bitamugeza iriya cyangwa se yanagerayo akagera yarengana we n'umutima we ari akeye ntabirenze ko hariya ntawe utajyayo ariko kujyanwayo n'ibintu koko nawe wikururiye bishobora no kujya niyo kitamuhama niba hari ikintu cyakuvuna kuzasiba mu mateka yawe ni ukuvugwaho ivangura mu buryo bumwe cyangwa ubundi nubwo uwo bahata bihakana kandi wasanga wenda n'umugore w'abahata byaramubabaje nuko wenda yanze ni harya ngo yamubereye best man ngo yambariye banze kubikomeza kwa shira cyangwa bwavuze ko haraho umugore w'abahati yabigaragaje ko ngo yababajwe n'ibyo fata yavuze ariko fata ku mavuta n'abamwunganira bakavuga ko nta iyo document nta bigeze babona voilà y'umugore aha donc urumva ngo byakijwe nuko habuze document yego byarabaye se cyane byabaye
kujya mbere yo kujya ngo turebe na doke iyo ibyo bintu byakuvuzweho nawe nabo urumvise babizi iyo ibyo bintu byakuvuzweho byaguhama bitaguhama ari uwo mukorana ari uwo muvukana ari uwo mwiganye ari uwo mwashakanye ari uwo wabyaye ari uwo washatse icyasha kiba cyakugiyeho so umuntu rero abantu bakagombye kujya birinda one ntibyakabaye biba urubanza wafashe iya mbere ukabwira wa muntu uti ibintu navuze yego ariko ujya ubona iyo ndi kuvuga kuri meya wa Nyanza ukuntu mba niyoroheje yego kugira ngo atazabigira pasoni sibyo se yego nkamwandikira nkamuhamagara tu onkoze sibyo kugira ngo atazakigira pasono umuryango wanjye nuwe cyangwa umwana wanjye yakwigana nuwe ati dore ise wuyu niwe yavugaga papa yego bivuga nibyo nuko ibyo bintu nukubigendera kure icyakabiri ugaca n'umutima wawe ibintu byo kugenda ndabizi ko natwe tujya ari igihe bijya bibaho kareba umuntu tese zaba numva ugatangira ukavumira itararenga umuntu yatora ati kanaka si wa wundi wa kwakundi urumva ariko hajemo ngangura nanjye hari umwana ntabwo mwibuka cano yabigize nanjye narababaye cyane nubwo atari kesi yo mu rukiko hari umuntu wakoze ikiganiro avuga ngo nibasira abanyacyangugu ngo nibasira abanyarusizi ngo nango ngo nuko bitangira avuga nge numva ndababaye n'ukuntu bakunda n'ukuntu ariko with the facts ubwo ni cyagiye bashyiraho umumeya mushya ndavuga nese akarere ko kananiye Dr. Kibiriga uyu murokore ubwo nanjye ngo bujyaje none ngenda nerekana ibintu biba muri kiriya gice yego uturere twose tugira ubudasa ariko nerekana ABCD ukazamura ibya Bugarama ibya Rugiro ibya Gatsiro akagari ka Gatsiro ibya Nkanka ibya Nyama byose kuko ushatse no gukora ubushakashatsi ukegeranya Rusizi na Nyamasheke inkuru ushobora kubona icyumweru ukabona inkuru nka 20 ari Rusizi nzima umuceri uziko na perezida yavuze imyumbati ryankana simerwa amabombe na amabombe ni iki ni urutambi nyakabu y'amazi wa mugore niba reva ni ruswa yewe data we njyanama abanyu kose umuntu aragenda ku kiganiro ngo nibasiye abanyarusizi narababaye ariko gihamya zo ndazifite nazishaka ari bisaba kwisobanura nuko bitaraharuka ari bisaba kwisobanura nta manukura ntabwo nabura inkuru 60 pe haraho ntiwazibura umusore yagiye gusezerana nasize umugore mu rugo y'abana yapfuye bagiye yamwanze bageze ku rusengero utuntu nk'utwo umusirikare warashe gitifu afunzwe azira gukubita umukecuru bakekaho uburozi rogi yandayeje yewe data we VIP afunganwe n'amashuka nindera umuforoderi wajyaye agahirika imodoka irimo abakozi babiri bari yego indaya zikubitwa n'irondo umuntu wo mutipe ntago muzi ariko bahise bampa link bati dore ibikuvugwa yego atwara ikiganiro aterura ibyo nari mvuze nari nakoresheje terime nyine ko uriya mumeya bamuhekesheje kabyihorere yego umuntu ahita ampa link ati dore umuhungu amanuka ikiganiro ngo dore ngo nuko bitangira nibyo ariko with facts true with facts nta birenze neze ntago nahavuga nta kanyanga navuga Rusizi nayivuga iwacu Gicumbi na Burera bose pe cyangwa Nyagatare ariko nivuga Isamba ziraba zizaho okay so nuko rero ufite abantu bakagombye kugira noneho cyane mu mwuga nani mpamvu yo gukora umwuga ugusiga icyasha
biba bizaza wakora ibindi wapanga ubona bitazacamo ngo witwararikemo yego ukashaka ka saving ugacisha kuri night iterambere fund ukabitsaho udufaranga hanyuma twamara kugura twaba nka miliyoni 3 ukagenda ukajya korora udukoko udukwavu kabivamo aho kujya bizagushiga cyane ihingira urusenda hagasigara abantu nyine bazi ngo turagenda ku magi niko bimeze rero urumva uriya muhungu nubwo icyo cyaha nacyoroheje yego nacyo noroheje ibisobanuro byacyo ariko simvuze ko byaba bivuga ko kitabaye ibisobanuro batanga nibyo byoroshye ariko si gusa ntago byizanye kandi wemera ko yari muri rwa rutonde yego finish yego ibyo ngibyo asante reka minira aho ngaho urakoze cyane Karegeya nawe urakoze yago byinshi byumvikanye ibiganiro byacu nakagaruka mwakoze cyane sawa Rwanda Convention USA is back, bigger and better. This memorable weekend will take place at the Irving Convention Center in Dallas, Texas for a powerful celebration of unity, culture, and connection. Join us network with Rwandans and friends of Rwanda, government officials, speakers, and creators, while enjoying our local vibrant music, thrilling sports, and unforgettable memories. Vendors, sponsors, and partners. Don't wait. Reserve your spot now at www.rwandaconvention.com. This event is brought to you by the Rwanda community in Dallas-Fort Worth, the United States Rwandan community abroad, and the Embassy of Rwanda in the USA. Rwanda is calling. Will you answer?